ibihumbi 2010 nabwo mwangiriye icyizere ndetse twabanje kubiganira birebire ndabyibuka muri Petit Stade ariko nababwiye nabisubiyemo ngiye kubisubiramo ndangiriza aha ndashaka kuntura uwo muzigo nikoreye twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri Great Rex Today aho tubagezaho amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, i Burundi, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bibarizwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uno munsi rero tugiye kwerekeza mu matora yabaye ejo aho umuryango FPR Inkotanyi wemeje Perezida Kagame kongera kuwuhagararira ndetse atorwa ku majwi 99 n'igice kimwe. Umuryango FPR Inkotanyi waraye wemeje Paul Kagame nk'umukandida waryo mu matora ya perezida yo muri Nyakanga uyu mwaka. Mu batoye bari muri iyo nama yitabiriwe n'abarenga 2,000 batoye Kagame ku majwi 99 n'igice kimwe nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byagiye bibyandika. Mu kwa 9 mu mwaka ushize Kagame yari yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique cyo mu Bufaransa ko ari umukandida perezida kuri manda ya 4 gusa hari hasigaye ko FPR imwemeza nk'umukandida uzayihagararira muri aya matora. Kugeza ubu bamwe mu bantu bagaragaje ko bashaka kwiyamamariza ku mwanya wa perezida wa Repubulika barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Victoire Ingabire w'ishyaka Darifa Umurinzi na Bernard Ntaganda w'ishyaka PES imbera kuri amashyaka yombi ataremerwa n'amategeko mu Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahabwe ijambo nyuma yo kwemezwa nk'umukandida yagize ati ndashaka untura umuzigo nikoreye. Yagize ati umuzigo mwampaye kwikorera nawemeye nawikoreye ariko ndashaka untura umuzigo nikoreye kandi abawuntura bari muri mwe. N'ubu rero umuzigo mwampaye kwikorera nawemeye nawikoreye. Ariko nababwiye nabisubiyemo ngiye kubisubiramo ndangiriza aha ndashaka kuntura uwo muzigo nikoreye kandi abawuntura bari muri mwe barimo banze kuza. Hari n'abagomba kwivutswa, hari abatabyiyumvamo ariko umuntu ashobora kwibutsa akavuga atari kuzi ko ari wowe wabikora nawe bikamutangaza ati koko se ati nanjye uti nawe niba biba ngombwa gutyo ngira ngo nabyo tuzabikora. Mu ijambo rye nyuma yo kwemezwa nk'umukandida, Perezida Kagame yashimiye abanyamuryango kumugirira icyizere ariko abasaba gutangira gutekereza ku muntu wo kumusimbura. Ikindi mbashimira ni icyizere muhora mungirira cyangwa mukomeza kungirira. Avuga ku kwemera kongera kwiyamamaza, Kagame Paul yavuze ko umwihariko w'igihugu cyacu, amateka yacu ndetse n'isi tubamo nayo itoroshye aricyo gituma ngareba hirya no hino akabyemera. Iki gihugu cyacu uko kingana, uko giteye, uko kimeze, uko ariko kose, bihereye ku mwihariko w'imiterere bifite
icyo bidusaba gishobora kuba gitandukanye n'icyo abandi bantu b'ibindi bihugu basabwa. Ibyacu ni umwihariko, ni umwihariko ushingira ku mateka, ushingira ku rwego tugezeho rw'amajyambere, umwihariko ushingira no ku muco wacu, ni umwihariko ushingira kuri byinshi abantu batakwirengagiza iteka, bahora bagomba kwibuka mu byo dukora ibyo ari byo byose. Ndetse ni nabyo biherwaho, bishingirwaho iyo turi nk'aha twaje mu rwego nkuru rwa demokarasi, intego imwe mu zacu nka RPF dufite, duhitamo abayobozi ku nzego zitandukanye. Abo bayobozi uko tubahitamo, icyo tubahitiramo nabyo bikwiye kuba bifite uwo mwihariko ubigaragaramo. Ntabwo abantu rero babyirengagiza, ariko hari aho dusa n'abandi nubwo dufite uwo mwihariko. Hari aho igihugu cyacu gisa n'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo mu myifatire yacu tugira uko twifata muri bwa buryo bw'umwihariko dufite, ariko tugira n'uko twifata bitewe n'uko hari aho duhurira n'abandi benshi. Ariko Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe baba bahisemo undi udakwiye wo kumusimbura bitamubuza kubabwira ngo iri ni ikosa. Nubwo nabyemeye kandi ntabwo mfite aho nabihungira, ariko sinshaka ngo rimwe nzabatungure mbabwire ngo urabizi. Ntabwo byakomeza gutya, kandi ntimuzategereze uwo nzabaha, muzamwishakemo. Iby'uko nagira icyo mbivugaho nkavuga ngo ariko uyu muntu kubanza mwarebye nabi, cyangwa aba bantu, birashoboka kuko igihe icyo ari cyo cyose naba ngifite umwuka ntabwo byancika kubabwira ngo iri ni ikosa. Ni kamere, ntaho nahongera kamere yanjye nanjye. Icyo gihe nzababwira ibi mukoze ishyano kandi rizabagaruka, kandi kenshi niko byaba. Yavuze ko yifuza ko yazasimburwa n'ufite hagati y'imyaka 30 n'imyaka 49. Ubwo ndabwiraga abatoya bari hano, barahari benshi, ba Christelle bariya n'abandi bari hano bo muri za 30, za 40, iyo urenga muri 50 ntacyo urasobanukaho. Ubwo
biba bigoranye ariko nabo ntabwo mbaheba ntabwo nshaka kubavanaho icyizere ariko ndashaka muri za 30 20 yegera 30 35 40 n'itanu 49 bya hariya biri kuri wa wundi ukabakaba aho ngaho nawe aracyafite mu bundi haracyarimo umusa haracyarimo akantu ashatse yajyaho cyo kwiyuburura ariko biterwa n'ubushake byose ari ugera aho ngaho aho kugira ngo yishakemo izindi mbaraga nshya ahubwo akavanamo kwiheba akabona ko ibyo byarangiye ntimukihebe muri iyo nama kandi umuryango FPR Inkotanyi wanemeje urutonde rw'abantu 70 bazayihagararira nk'abakandida depite mu matora ya perezida azabera rimwe n'ay'abadepite ku itariki ya 15 Nyakanga muri uyu mwaka. Kagame ni umukuru cyangwa se chairman w'ishyaka RPF Inkotanyi kuva mu mwaka w'1998 mu mwaka wa 2015 amatora y'akamampaka referendum yakuyeho manda ebyiri z'imyaka 7 kuri perezida zateganywaga mu itegeko nshinga yemerera kwiyamamaza manda ya gatatu perezida Paul Kagame mbere yuko manda nshya zitangira gukurikizwa. Impinduka mu itegeko nshinga zabanjirije igihe cya manda ya perezida gihinduka imyaka 5 ariko manda zikomeza kuba 2. Izo mpinduka zizatangira gukurikizwa uyu mwaka. Bivuze ko Paul Kagame aramutse atsindiye manda ya 4 uyu mwaka abishatse ashobora kwiyamamariza indi manda nyuma yaho akaba ashobora kuguma ku butegetsi kugera nibura mu mwaka wa 2034. Paul Kagame yatsinze amatora aheruka kuba mu mwaka wa 2017 ku majwi 98.8%. Na dusoreje inkuru yacu y'umwihariko twari turi kuganira kuri umuryango FPR Inkotanyi. Dukomeze kubana amakuru yacu utamukanda like share ndetse na subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho vuba kandi yihuse.